niba dufite ubuyobozi bw'itorero ADEPR ntabwo wagomye kuzana amacakubiri mu itorero, ahubwo bakagombye guhuza abantu nk'uko bari bashyiriyeho guhuza abantu, guhosha amakimbirane yarimo. RGB yamanukiye Karuranga nta cyaha afite kigaragara ko yaracanye n'abantu, ibyo ni ibintu bibaho kuko na Bibiliya dusomye urwandiko rwa Efeso ni igice cya gatatu ngo haravuga ngo icyakora nimushihurana ntimukamarane. Yesu Paulo yarazi neza ko bagomba kugirana amakimbirane, ariko burya abana bawe babiri bakosheje bakagira ibyo batumvikanaho, ntabwo wagombye kugenda ngo birukane mu rugo, ahubwo uragenda ukabahuza. Baratatse igihe kigera hafi imyaka 2 ntibumbwa ngo batabarwe, mu gihe abamotari batatse iminsi 15 leta ikabatabara, abanyonzi bagataka iminsi itarenze 10-30 leta ikabatabara, n'abafite ikibazo cy'imoteri batarafite ikibazo cy'inzara baratatse leta irabumva irabatabara. Abo rero idorosha bayikura ntabwo ari byo, ahubwo Izayi ubwe yabikoze kugira ngo yigwizeho yishakira indamuze ku giti cye, akora iturufu nk'iyo ngiyo yo kwangisha abaturage leta. Kandi koko nuze kumbwira ko umwana wagiye Uganda ataye ishuri akagendana na se akagera hano hakurya ntashobora na rimwe kuzakura avuga neza leta y'u Rwanda, kandi yaramaze gufata ideology ya Izayi ivuga ko ari leta yagize bate yamuhaye ububasha bwo kwirukana abashumba. Cyo wenda umuntu watotejwe ku buryo bugaragara nandikirwa n'amaturakita ngirwa njya kwiyanzuza ngo ndi kurwanya Izayi ngo bazanyica. Ngewe ntabwo ndwanya Izayi, ndwanya ibikorwa bibi birimo bikorerwa abanyarwanda, kuko niba dufite u Rwanda rwa kanyarwanda leta y'ubumwe gufata abanyarwanda ukabacamo ibice, aho amacakubiri yatugejeje turahazi bambe, ntabwo nifuza ko u Rwanda rwasubira aho hantu. Ni gute umuntu uyobora itorero yica dogitrine yaryo? Yishe dogitrine gute gutumira abashyitsi ngo baze kubafasha umurimo no bisobanura cyane. Amahame remezo y'itorero ADEPR mu Rwanda dufite, kwambara amaherena n'amatatuwaje ibyo ntibibamo. None se barya abantu niba ibyo amadarapo reka tubireke niba taranayibonaga, ntabwo yabonaga rya maherena atendera agira ku ntugu n'amatatuwaje ntiyabonaga. Ntiyabibonaga kandi baziranye, bivuze ngo baraziranye. Ni ukuvuga ngo iki gikorwa yagitumiye neza kizi neza, yagikoza kizi neza. Icya kabiri ati abatinganye kuba baraje bakazamura idarapo ku ruhimbi kandi agaceceka, birabyavuga ngo yarabwiye ngo muceceka ngo mwongere muyabiki. Nta uri kumbyemera ngewe. Wowe gutse ufite umwana, nge ndabivuga mfite gahinda kenshi. Wowe ufite urugo, umuntu akaza kugusura utumiye umushitsi, azanye uburozi uko nagiye kubaha abana bawe, wamubwira ngo bika, ahubwo je ndatumira umuryango wose nabo kwa data wacu nabo kwa mama wongera ugira iki ubaganirize. Ntitumwirukana akagenda, ariko we yarabacumbikiye bararara. Mu gitondo afata korale Shalom bajyana muri hoteli cyo kwitora ADEPR rifite 1/4 cy'abaturage, 1/3 cy'abaturage batuye u Rwanda, hafi miliyoni enye z'abanyarwanda. Yego, ni benshi cyane. Ubaza abakozi 3,200 birukanwe, ukabara abana babo n'abagore babo n'iki ni ukuvuga ngo umuntu wenda afite abantu 50 cyangwa 100 bamushamikiyeho. Abo bose bafite iki? Bafite agahinda k'umukozi wa wirukanwe. Kandi Izayi yitwaje ngo leta yamuhaye ububasha kwangisha abaturage leta, ayibeshyera rwose. Iki kintu umuntu witwa umuyobozi wari we wese, twanditse impapuro zitandukanye hirya no hino, twandikira inteko nshinga amategeko, twandikira RIB n'iki. Iki kintu buri wese agitekerezaho ngo nyivuze ejo mu gitondo tuzazisama. Iki kibazo cyitwa ideology y'intekerezo y'ubuyobozi bwa Izayi yatubyariye amazi nk'ibisusa. Nagahinda kuko ngo inzanye bagiye kwiteza abana banjye bagiye kwandagara. Iki ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane. Noneho rero ibyo biranakire, reka tubyemera toteje abantu, turataka data umwaka umwe 2 irashize, tubara twumva mutari barumviswe, sibyo? Ageze ubwo azana iki kizira gikubise ku rusengero rwera. Amatorero yose nagihagurukira ahubwo uretse no kucyamagana nagihagurukire. Kuko uyu mwuka mubi winjire mu itorero twitaga ngo turi itorero ry'umwuka, ukaba waryinjiriyemo, ejo mu gitondo ushobora kuzakwira mu yandi madini. Icyo twitaga u Rwanda tugasanga kibaye ikindi kintu tutazi.
Ikaze nshuti muvandimwe udahemo gukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Ni Ben Nepo nk'ibisanzwe basuhuza. Ndagira ngo ngusuze rero we aho uherereye hose mu mpande enye z'isi cyangwa se mu birere bine by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengera bwaryo. Wewe wamaze gukora subscribe turagushimiye cyane, ariko nawe utarakora subscribe uyu ni umwanya uhawe kugira ngo ukore subscribe ubundi ujye uba uwa mbere mu kubona ibiganiro byacu, kandi niba ubyishimiye kora share ubisangize n'abandi. Icyo twifuza nuko abantu bose bamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura bakamenya ibivugwa n'ibiriho byose, ubundi bakamenya icyo bagomba gukora kugira ngo atazagira utungwa n'ikintu runaka akabona ntabwo nabimenye. Hano ku Musaraba rero uhakura amakuru yose, amakuru agendanye n'ubugingo ndetse n'imibereho myiza cyangwa se n'isanamitima. Ibi byose ubikura no ku Musaraba TV. Ntago ndatinda uyu munsi nkuko mubibona muri screen zanyu, muri kubona turi kumwe n'umubyeyi umushumba. Twamamagaye kugira ngo aze twongeye tuganire, atubwire se amakuru bimeze bite muri no minsi, biravugwa bite ese mu itorero rya ADPR. Nibyo turi kuganira uko nababwiye ngo mu itorero rya ADPR ni ama season cyangwa se ni amaseri. Uyu munsi haba hari iki ngiki, ejo ugasanga habaye gishyashya, wajya ngo icya gishyashya kiriho kikarangira haje ikindi gishyashya. N'udushya twinshi tugiye turi muri ADPR. Turi hano kugira ngo tumenye tuvuge ku itorero rya ADPR twese bimeze bite, ese abakristo bitware gute muri no minsi, basengera muri ato cyangwa se n'abandi badasengera muri ADPR bitware gute, cyangwa se ibintu babifate gute. Ngiye kuganira n'umukozi w'Imana tugira ngo tumuhe ikaze ku Musaraba TV. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Pasteur Buzizi Emmanuel, ntuka mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu munsi naje hano kugira ngo tuganire imikorere n'imikoranire y'ubuyobozi bw'itorero ADPR bubi bwashyizweho na RGB kugira ngo bukosore ibintu, ahubwo noneho bukabizambaguza byose uko byakabaye. Icyambere mbere yuko tuganira wenda kuri ibyo bintu, reka tumenye dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe nk'uko yaradushyikire. Murakoze cyane. Imana y'amahoro kandi Imana ikiranuka, uyu n'umukozi wawe Pastor Buzizi, ugagumukoresha iby'ubutwari n'umunsi nukomeza umukoresha iby'ubutwari, kandi ijambo agiye kuvuga cyangwa se impuguro agiye gutanga ushyigikiza umwuka wera, kandi ababyumva bose uba umwuka wera babashe kugira ngo bamenye ukuri, ko bamenye ukuri ko kuzabatura banaye muri kano kanya. Ntabare mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Umuvugizi w'itorero ADPR mu Rwanda nk'uko twari tumenyereye mu mvugo ya mbere atari yita umushumba mukuru, yashyizweho nk'umuntu ugomba guhosha amakimbirane yari muri biro ya ADPR. Ubwo biro bavuga ko itarimo yumvikana ku byari biriho, barafite ibyo batumvikana birashoboka. Hanyuma RGB iza kutwimikira umushumba, navuga ko yagiye mu buryo butemewe n'amategeko kandi ashyirwaho nabi. Hanyuma aje guhosha amakimbirane, ahubwo noneho ageze mu itorero ashyiramo amacakubiri mu itorero ryose, kandi yagombye guhosha amakimbirane muri biro, agahuza abantu bari muri biro ya mbere yasimbuye. Hanyuma amaze kugeramo, ahubwo yirukana abashumba bose, abatesha agaciro, abirukana mu buryo butatu. Hari abo yirukanye burundu, abandi abahama barwaye umuhamagaro. Noneho ikintu gikomeye, abagize ngo barabaza ibibazo akabambura inshingano akabirukana burundu. Yanabirukana akabatoteza, bakagubwa nabi aho bari, kugeza ubwo bamwe bavuze bati byaducanze, kadusohoke twitorokere dusubire iyo twavuye, bamwe basubira Uganda, abana baratari bahaze bajyayo kubera mu buryo gushaka imibereho, kandi icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Icyo ni kimwe. Bamwe abagira abacakara ngo bakore badahembwa, abandi bakore bahembwa. Icyo ni ikibazo gikomeye, kuko mu itorero ADPR cyangwa se mu Rwanda ntaho nigeze mbona umukozi witwa umucakara cyangwa se umukozi ukora adakorera ibihembo, kuko twifashishije igitabo mu nzandiko za Gishumba Paulo n'ikiye Timoteyo, yaravuze ngo umukozi akwiye gukorera ibihembo. Icyo ni kimwe kibi yakoze, kuko yatesheje agaciro ijambo ryanditswe muri Bibiliya, agafata abakozi bamwe akabagira abakorera ibihembo, abandi akabagira abacakara. Icyo ni kimwe cyatumye amacakubiri aza, ashyiramo ikintu cyitwa gutonesha, atonesha bamwe abandi arabirukana. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Iyo mubajije akubwira yuko ibwiriza yahawe cyangwa se ashaka yuko hari abantu bakoraga badafite ubumenyi bwa gishumba, agiye kuzana abantu bafite amashuri kugira ngo aribo bayobore itorero, ibyo yarabeshye, kandi ni ikintu kigaragara kinafatika. Kubeshya kwe kwa mbere naho kwatangiriye,
yavuze ko agiye kuzana abantu bize, ariko dusomye mu ibaruwa yagiye atanga ya mbere yitwa umuhamagaro, yavuze ko ari ihungabana ry'ubukungu ryatewe na COVID-19. ariko iyo urebye usanga yarafite icyaha cyitwa gutonesha, kuko ihungabana ryatewe n'ubukungu bwa COVID-19 ntabwo ryarebaga bamwe ngo abandi ribasige. Icya kabiri ari ihungabana ry'ubukungu ntabwo bo bakwirukana abakozi ngo yangaje abandi. Ikindi cyongeyeho nuko abashumba birukanwe hafi ya bose nta numwe utari warize, kuko wize amashuri make, yize amashuri ya teoloje agira muri 4. Ibyo rero ntibyari gutuma umuntu nk'uwo atayobora, kuko mubo yashizemo nabize kuvura no nabize kuvura, abize gusudira, abize muzika, abantu bize education, niwe yazanye ashira mu itorero. Kandi muzi neza ko burya ikintu umuntu atize kugikora biragoye. Icyo ni kimwe cyonyine. Noneho rero ikintu gikomeye ngiye kuvugaho nuko abo bashumba birukanwe uyu munsi wa none babayeho nabi. Niba mwarakurikirana ikiganiro cyatangwa ku itariki 11 hari mu gitondo saa 4 kuwa mbere z'uku kwezi, gitanzwe n'umushumba bita Auguste Simuzi ati Burasirazuba, yaravuze ngo njyewe abana banje bavuye mu ishuri kubera nirukanwe n'atavazi sirisarere, noneho nkaba nabuze ubwishyu. Abana banje bavuye mu ishuri barimo bakora imirimo y'imbaraga batarageza n'igihe n'inzu yanjye leta igiye kuza kuyitwara banki kubera ko nabuze ubushobozi bwo kuyishyura. Yavuze ngo njyewe, ndabivuga afite agahinda kenshi kuko ni ikintu kibabaje, yaravuze ngo njyewe nzazamuka mufata ishingo. Umve neza amacakubiri agiye kugaruka mu Rwanda aho yatugejeje kandi tuhazi cyane. Icyo yarakivuze mu kiganiro yatanze bita Auguste y'agatondo kuri Rubanda TV, aravuga nzazamuka mufata ishingo, leta yagure gereza bagende bafunge, abana banjye basigare babereye leta umuzigo. Ikintu nakivugana agahinda kuko njye nkunda u Rwanda, nakunda abanyarwanda. Rero nkavuga ngo leta ubwayo yagombye kuba maso ikabera maso iki kintu, aho kugira ngo abantu bazicane. Kuko niba hamaze kugenda abashumba barenga 20 ndabazi neza bajya mu gihugu cya Uganda, bamaze kujya mu gihugu bataye u Rwanda, bajya mu gihugu cya Uganda barenga 20. Bamwe ndabazi, abandi njya mbumva nuko nta mazina yabo ntayibuka neza. Nk'ubu ejo bundi witwa Reza ari hano hepfo Kabarore, yataye umugore n'abana kubera gutotezwa, ntabwo tuzi ngo abahe kandi umugore yamutaye Kabarore. Icyo ni ikintu kigoye cyane. Abo bana bagiye kubera umuzigo leta kandi barafite umuntu barera ubana nabo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu uyu munsi wa none leta igomba guhagurukira ikanakirebaho cyane. Ikindi cyongeyeho ngiye kuvugaho ni iki ngiki, niba dufite ubuyobozi bw'itorero ADEPR ntabwo wagombye kuzana amacakubiri mu itorero, ahubwo bakagombye guhuza abantu nk'uko bari bashyiriyeho guhuza abantu, guhosha amakimbirane yarimo. RGB yamanukiye Karuranga nta cyaha afite kigaragara ko yaracanye n'abantu. Ibyo ni ibintu bibaho, kuko na Bibiliya dusomye urwandiko rwa Efeso ni igice cya 9 ngo haravuga ngo icyakora nimushihurana ntimukamarane. Yesu Paulo yarazi neza ko bagomba kugirana amakimbirane, ariko burya abana bawe babiri bakosheje bakagira ibyo batumvikanaho, ntabwo wagombye kugenda ngo birukane mu rugo, ahubwo uragenda ukabahuza ukabagira inama bagakomeza umubano umwe w'umuco nyarwanda cyangwa se umuco w'umuryango. Mwifuzaga ko leta ibikora gute? Icyo nifuzaga nuko leta yagombaga kururuka ubwayo igafata bari abantu ko bari niba ryo batumvikanaho ikabahuza, ariko ntibirukane ngo bangare, bagakomeza kuyobora itorero kuko ntacyo bari batwaye itorero. Ariko iyo mutugana n'abantu benshi cyane bagenda bavuga yuko iri kosa cyangwa se aya makosa muri kuvuga Ndayizeye Isaie yakoze yo kwirukana abashumba nk'uwirukana sinzi uko nk'uwirukane sinzi yabatesha agaciro nta kintu abageneye, bavuga yuko ari leta yabimutumye. Mubona ari leta koko si ukubeshyira leta? Icyo ngicyo ntabwo nagihamya, ababivuga bo ubwabo bafite uko babikora, ariko leta y'u Rwanda ntabwo leta y'u Rwanda ubundi tuba ko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. Ntabwo iyo havuyemo kwirukana abantu ntabwo habakira umubumwe. Ntabwo leta y'u Rwanda y'ubumwe rero yakora iryo kosa ryo kwirukana abantu, ahubwo ni ikintu Isaie yikoreye arayibeshyira bitewe n'icyo yashakaga. Icyo ni ikintu gikomeye nashatse kuvuga ku ngingo ya 2, afata abaturage akabangisha leta. Kandi ibyo ni ukuri, kuko niba abaturage abashumba byo kuri 20 nababwiye baba baragiye Uganda, nejo muri Reza yaragiye, ubu kuba umuryango yasize ntabwo ushobora kuvuga neza leta y'u Rwanda, kuko abantu baratatsigekera hafi imyaka 2 ntibunga ngo batabarwe, mu gihe abamotari batatse iminsi 15 leta ikabatabara.
abanyonzi bagataka iminsi itarenze 10-30 leta ikabatabara n'abafite ikibazo cy'imoteri batarafite ikibazo cy'inzara baratatse leta irabumva irabatabara abo rero idorosha bayikura ntabwo ari byo ahubwo Izayi ubwe yabikoze kugira ngo yigwizeho yishakira indamuze ku giti cye akora iturufu nk'iyo ngiyo yo kwangisha abaturage leta kandi koko nuze kumbwira ko umwana wagiye Uganda ataye ishuri akagendana na se akagera hano hakurya ntashobora na rimwe kuzakura avuga neza leta y'u Rwanda kandi yaramaze gufata ideology ya Izayi ivuga ko ari leta yagize bate yamuhaye ububasha bwo kwirukana abashumba icyo ni ikintu gikomeye cyane ikintu cyaje nuko uyu munsi none ibi ngibi tubivuga bamwe bajyaho bagashyira amakomateri ngo twarasohotse mu itorero ngiye tura ADEPR maze imyaka 24 ntabwo ushobora kurivamo nzanarigumamo n'ubu ndacyaririmo nzanaripfira muri itorero ryanjye bwite kuko nitorero namenye umwuka w'Imana ngiye nizeye Yesu Kristo nkambwe ku musaraba ntabwo nizeye umuntu rero niyo mpamvu itorero kuba Izayi irimo amara haza banyandikira amatura kitanda yafite narayafotoye nanishinganishije umurenge banyandikira amatura kitangura tuvuga nabi ngo radusenya ngo rasenya Izayi ngo tuzakwita kubera ko abashumba yashizeho uyu munsi wa none ntabwo bareba ngo barebe intumbero y'itorero ahubwo bareba ku kibazo bareba ku mafaranga Izayi abaha ntibarebe ku nyungu z'itorero iyo kintu ni ikibazo gifite gikomeye cyane ugize ngo aravuga wese baravuga ngo ari kubarwanya twe ntabwo turwanya Izayi ntabwo turwanya ubuyobozi yashizeho turarwanya imikorere mibi iri muri we ideology mbi arimo ashira mu banyarwanda bangisha igihugu cy'u Rwanda nibyo turimo turwanya abantu ngo babyumve neza ntago mu Rwanda abantu babyumve neza ntabwo turwanya Izayi turarwanya ideology zembi intekerezo zembi arimo ashira mu banyarwanda atoteza abashumba akabatesha agaciro kugeza ubwo bamwe bafashe ibyangushye bagasubira hari hakurya noneho n'abasigaye mu Rwanda babayeho nabi barimo baratotezwa kandi mu bintu by'ukuri bavuga cyangwa se kuba umuntu ashatse kubaza ikibazo cye bwite kuko niba umuntu abaza iby'amategeko mwemerera ntabwo bakoze nabi muvandimwe nta cyaha bakoze ahubwo abagira ngo leta igira iki imurenganure ahabwa iby'amategeko mwemerera ariko Izayi ishobora kumubisha bati ariko bano bantu wenda ntago bansanze ngo tugane ku kibazo cyabo iyo muhamagaye Izayi cyangwa mukamusaba ko mwabonana kujya mugane ku kibazo cyanyu arabemera cyangwa bigenda bite bambe barabeshya Izayi nta muntu ashaka kubana nawe niyo umuhamagaye nta kwitaba urugero ndarutanga rwa hafi nyina mabwa ishuri ntiyanyitaba mwandikire SMS musaba ko twabonana nabwo ntiyayisubiza urugero ntanga rwa hafi muzabaza umushumba Karangwa John wazo umushumba w'itorero ADEPR wungirije ubwe yaramusanze mu biro aramubwira ati nyakubaho wampe iby'amategeko anyemerera ko ntacyo bitwaye ati ya muri special travail aragenda ajyayo agezeyo bamutumaho bwa mbere ntiyajyayo bamutumaho bwa kabiri ntiyajyayo ariko mbere yuko ajyayo yaramubwiye ngo uramenye uzandinde kuburana n'itorero nabereye umushumba bikitwa ko ndi kuri itorero nagize te nabereye umushumba ni ikibazo gikomeye cyane kandi koko ariko bigeze muri special travail aho yambwiye ngo agende bazamuhera amafaranga kugira ngo bigaragare ko amafaranga yayasoho yari kuyamuhata yajyanaga handi ntawe yigeze amwitaba ahubwo ikintu gikomeye ishuro nk'iya gatatu yohereje Kayitesi none yohereje Gatesi uriya ushinzwe mari n'ubukungu agezeyo nawe aravuga ngo hari inama nasize ntasomye kandi iby'inama nibyo amategeko yemerera umuntu ntaho bihuriye abaragiye hanyuma Karangwa ategereza ko nibura azagira ate azamutumira ibyo ngibyo byarangiriye aho ngaho kugeza ubwo agiye mu rukiko ajya kuri gitorero yabereye umushumba ntabwo ashaka kumvikana n'abantu rero nicyo kibazo cye ese iyo muri gusaba buno bufasha mubona bizakemuka gute mwifuza ko byakemuka bite uko twifuza byakemuka nuko nguko leta y'u Rwanda tuzi neza ko hari umubyeyi utarenganya nishaka umushumba ko Izayi byaramunaniye ushobora gufata abashumba bariho nabirukanwe akabahuza akaba afite icyo bita ndi umunyarwanda cyangwa se akaba afite icyo bita ubumuntu akabasha guhuza abantu nk'uko umubyeyi wacu perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yafasha abanyarwanda akabahuza kandi barahemukiranye bikemera turanakeneye ko rero nubwo aba bashumba bagiye Izayi yashizeho barahaje abandi bashumba ari Izayi batumye turasaba ko nibura yagira iki hashyirwaho umushumba ufite ubushobozi bwo guhuza abo bantu
bakongera bakakora umurimo nk'uko bari basanzwe bawukora, itorero ry'Imana rikajya imbere. Uravuze ngo murasaba leta yuko yabashyiriraho umushumba. Ese leta nizigashyiraho umushumba ntimuzongera mukavuga ati leta yashyizeho umushumba yatwivangiye mu itorero, kuki atari mwebwe mwaterana mugashyiraho umushumba mwifuza? Hari uburyo umushumba ajyaho, ntabwo ubwacu twe twicara twenyine, hari uburyo umushumba ajyaho. N'ubundi abo ngabo bose bashyirwaho na RGB. Assemblée Générale y'abashumba turabafite bariho, bazahure nibashaka bafite nabo bariho, bahure batora umushumba, bazashaka umuntu ufite ubumuntu ushobora guhuza abanyarwanda, ushobora guhuza abakristo, ushobora guhuza abashumba bo mu itorero ADEPR, ari abirukanwe n'abarimo akabahuza, kuko nubwo barimo bari abapasiteri, barafite ahantu bagira bate icyo bakoraga, barafite imirimo bari bashinzwe gukora, bose basubizwe mu murimo bakorera Imana, itorero ry'Imana ry'imbere. Ese ari ikibazo nakwibaza cyangwa se nakubaza, uyu munsi buri mupasiteri wasezerewe bamuhaye imperekeza ibyagenderwa n'amategeko, ikibazo mwumva kiba gikemutse? Kumuha ibyo amategeko amwemerera nibyo, ariko ikibazo gihari ndakikubwira, ntabwo iyo umuntu ahawe ibyo amategeko amwemerera, itotezwa ntabwo riba rivuyeho, ntabwo bishoboka. Uri kwitwa na Kirutimana hirya ahangaha ntiyatsindiye ibyo amategeko amwemerera, umuvugizi yamukurikije wari imubwira ngo weho nkwambuye inshingano z'igipasitori. Yari yabihawe cyane, yari yabihawe. Leta yanabahanye amafaranga menshi cyane ya Rwanda Revenue na RCCB, miliyoni zigera hafi ijana hafi na 70 hafi 180 bagomba kwishyura Rwanda Revenue na RCCB. Muri make umushumba RGB yaduhaye ntabwo akunda itorero, nta nubwo akunda igihugu n'abanyarwanda. Iyo urebye plan d'action cyangwa se ibikorwa yifuza gukora mu itorero, ahantu yifuza gukura itorero nagomba kurigeza, iyo birebye ubona ari ibikorwa bigiye kuzamura itorero bikarivanaho ryari riri bikarishyiza ahandi hantu, ni gute uvuga ko adakunda itorero kandi muri plan d'action yerekana yuko agiye kuzamura itorero? Plan d'action ye nkuko mubimbwiye, ibikorwa bye yateguye, ntabwo waba ushaka kuzamura itorero no kugahinda afite ngo wirukana abaririmo. Waba ushaka kuzamura umuryango ukirukana abana mu rugo, uwo muryango se uzamura wenyine? Ntabwo bishoboka. Itorero rigizwe n'abantu, ariko ikiyabaje ni iki, yirukanye abashumba. Iyo wirukanye abashumba ujye ubabara. Ubundi yirukanye abakozi, abanyamahanga, abashumba bavuga butumwa bakuru b'itorero bagera ku 1000 hafi na 700. Ubaze abakontabure yirukanye, ukabara abakrinazi, ukabara abashoferi, ukabara abazamu n'iki byose bafata hafi mu 300. Niba mushize navuze ngo afite esprit satanique. Ubaze ugiye mu mateka y'itorero usanga itorero ryaratangijwe n'abantu umunsi wa Pentecote, hihanye abantu 3000 basanga hafi 120 ba 3000. Nawe rero yirukanye abantu bashyika ku uwo mubare batangije itorero. Afite esprit satanique. N'ikimenyetso kirabigaragaza, aho atumira abantu yitwaje ko ari abantu baje kuvuga ubutumwa mu Rwanda. Mbere yuko tugera kuri ahantu uburyo yatumiye abo bantu naho turaza kuhagera, uravuze ngo yirukanye abakozi. Ese yirukanye abakozi avuga yuko ikibazo cyo yagabanyije abakozi bitewe nuko imari cyangwa se umutungo wari mukeya, ashaka gusigasira ubutunzi cyangwa se imari y'itorero rya ADEPR, imishahara agira ngo avuga ko nyine agira ngo nta bije y'imishahara ntayihari, agira ngo hakora abantu bake ko bahembwa bitandukanye na mbere. Murakoze cyane. None se mbere bakoreraga ubu ntibahembwaga? Oya, icyo yarakibeshye. Niba ari uko nguko yabivuze, icyo yarakibeshye, kuko mbere urebye amafaranga yasohoka icyo gihe nubwo yari menshi ntacyo yaratwaye. Kuko uyu munsi wa none ibikorwa icyo gihe byarakorwaga. Wamwanyereka igikorwa uyu munsi wa none, urugero amajyaruguru nimwe mvuka, witwa Sebadende Emmanuel yubatse igikorwa, yubatse urusengero rugendanye n'igihe hariya Muhoza, rushobora kuba rwa mbere mu Rwanda cyangwa rwa kabiri. Yubaka iriya hoteli Ibyumba hano Gicumbi, hoteli uyu munsi wa none yakodeshwa hafi miliyoni 100 zingahe. Ibyo byose byubatswe icyo gihe kandi abakozi barahembwaga, nta n'ubigeze yivovota ngo ntiyahembwe cyangwa ngo yegure. Ahubwo igikorwa yakoze ni kingiki, yashatse kwigwiriza indamu, ahubwo yanga itorero, kuko nta kuva yajyaho nta hantu na hamwe ndumva yibutse hoteli nibura. Na Dove twubatse nanyuzeho mu kanya ikingijwe n'udushashi no kuba korotire byaramunaniye, korotire ya parikingi y'imodoka byaramunaniye. Ukambwira ngo igikorwa kizima yari afite ni ikihe?
production y'ibikorwa bye ni iyihe. ubwo turaza kureba nimba byo production nimba ari production ku munwa gusa mu bikorwa ntayihare Ni ku munwa gusa. ariko avuga yuko wasanga wenda nko ururembo mwabwira gace bita ururembo akarere na paruwasi abaho ururembo na n'akarere byakuraga ibintu bimwe bigasanga amafaranga yo kujya mu rurembo ari gupfa ubusa ahubwo yajya mu karere bigakorerwa hamwe akora rero kugira ngo byegeranye amafaranga yajyaga mu rurembo agaruka azamura itorero. Ibyo yarabeshye cyane n'ubusambo yishakiraga unarebye ukagenzura se ngiye nanjye ndakubaza umuntu yabashaka kuzamura society agahera mu bantu birukana. Bibiliya iravuga ngo umwamanezezwa n'abantu. Umwe mutanezezwa n'abantu aba ari umwami. Icya kabiri none niba yarashaka kuzamura ibikorwa by'itorero reka duhere kubifatika. Imodoka z'itorero abashumba b'uturere imodoka 30 n'izindi ndembo n'iki zose ko zagurishwa amafaranga yagiye hehe? Icyo nagiye kubaza yashyize hehe kuvuga ngo yari afite production niko yivugiye ubwe ngo yibikorwa runaka ashaka gukora amafaranga yagurishije mu modoka yonyine yashyize hehe? ntabwo nahamenye. Icyo ni ikigaragaza ko yirukanye abantu ari ubusambo yishakira ashaka kugwiza inda ye n'abashumba yashizeho abakozi be kugira ngo akunda harahaza abandi kuko no umushumba nabwo bitari Yezari wagiye tutazi niyaba yatotejwe amakuru dufite urayafite yatotejwe n'umushumbiza yahaye ubasha kugeza ugataye urugo akaba arizewe umutegeko kumutoteza cyangwa cyane none se abakozi be niyo batuma kubatoteza kuko nanjye mfite ibara nandikiwe nyuma yuko ntanga ikiganiro yo kunoteza yo kushinyagurira muri buze kwiduha tushiye kukiganira yo kushinyagurira imbwira ngo mwene data ngo kubwishingano za gishumba ufite kandi baze neza kubanyirukanye ngo bakeneye ko ngenda ngo tukaganira ku shingano za gishumba afite zihe nkoresha he shumbye iki abantu bashize amakomantere ku kiganiro nabo mwari banyereza ngo narasohotse mu itorero ngo ibi nibi kudutuka ko ntibabura kudutuka birashoboka ariko uyu munsi wa none urusengero nabwira ngo uri umushumba akuye mu rusengero ngo gutukirwamo waguma mu rugo iyo umuntu atinyuka kubwira ngo mu rusengero ugenda wicare nk'ipoto n'umunyagishize uwo munsi yemera gusenga Imana mu rusengero ariko wowe ntiwemere kugira bate gusenga kandi wari umushumba ntiwemerewe kubwiriza ntiwemerewe kubatiza ntiwemerewe gutanga igaburo ryera genda baguha igaburo ariko ntugire ijambo ntuterana rero mu rusengero ngo urusengero waba uri kujya kwendamo iki kugenda birwa bakujarajaza bakurindagiza bagira buhe kandi nukuvuga ngo niyo ugezemo abashumba yohereje bambi baba kuvuga nabi bagutuka bagira buhe bagutoteza ku buryo bufatika. Icya kabiri ngiye kubabwira ni iki ngewe ndi umuntu watotejwe ku buryo bugaragara nandikirwa n'amaturakita ngirwa njya kwiyanzuza ngo ndi kurwanya Izayi ngo bazanyica ngewe ntabwo ndwanya Izayi ndwanya ibikorwa bibi birimo bikorerwa abanyarwanda kuko niba dufite u Rwanda rwa kanyarwanda leta y'ubumwe gufata abanyarwanda ukabacamo ibice aho amacakubiri yatugejeje turahazi bambe ntabwo nifuza ko u Rwanda rwasubiraho ahantu niba ubuyobozi bw'u Rwanda bwitegereza burebe neza umenye ko inyuma yaho hari ikindi kintu gishobora kuba kibyihisheyo. Ushatse kuvuga ko Izayi hari ibintu yaba ari gutegura cyane kudusubiza mu mateka ya kera icyo cyane kuko ubushize nza hano naravuze ngo afite esprit satanique mu minsi 21 nibwo yaratumiye aba bazungu ngo baje kwigisha abantu kuramya no guhimbaza. Wari wahanuye nawe rero sindi umuhanuzi nyine bivuze nk'umuntu kuko uburengeye muri kamere yanjye kubera gukunda u Rwanda ngira n'intumbero nkanareba kure cyane reka nkomereze kimwe mvuge no kubyo batinganye dusohote kuko igihe kiri kwiruka cyane kandi nshaka gutaha. Naravuze ngo afite esprit satanique budakeye kabiri minsi 21 aba yatumiye abazungu ubwe ndabivuga nshinze amaguru abiri kubyo yivugiye atari ibyo ndi buvuge cyangwa abandi bavuga ubwe mu kiganiro mbwirwa ruhame yarasobanura avuga ngo ngewe n'abatumiye mbazi yego niko yavuze yego ijwe turarifite natumiye abantu mbazi naho basengera ndahazi yego igidarapo ndabambiretse gatoya ni gute umuntu uyobora itorero yica dogitrine yaryo yishe dogitrine gutumira abashyitsi ngo baze kubafasha umurimo no bisobanura cyane amahame remezo y'itura ADPR mu Rwanda dufite kwambara amaherena n'amatatuwaje ibyo ntibibamo yego none se barya abantu niba iby'amadarapo reka tubireke niba ataranayibonaga ntabwo yabonaga ry'amaherena atendera agira ku ntugu n'amatatuwaje ntiyabonaga
ntiyabibonaga kandi baziranye bivuze ngo baraziranye ni ukuvuga ngo iki gikorwa yagitumiye neza akizi neza yagikoze akizi neza icya kabiri baba bazamuye idarapo tutaragira ku idarapo uvuze ko igikorwa yaragiteguye ubona ari nk'ikeriya ari gupanga Izayi mu gutumira abantu bazungu bo muri Amerika ntatumire ahitoro ryaturutse agatumira abanyamerika okay murakoze cyane Izayi ari gushaka imbaraga z'amahanga ari kwirukanya abanyarwanda gatatanya imbaraga zabo z'abashumba ashaka imbaraga z'amahanga zimufashe cye ideology afite ntabwo nyizi kuko kureba umutima umuntu biragoye Imana bigize ibanga ndatanga urugero ashirwaho ntabwo yashatse umushumba wasengeye mu Rwanda wamushire ku bushumba byibuke neza uwamusengeye kumukura Tanzania none ikibabaje gikomendaje nkikubwire rero niyo mpamvu mvuga ngo leta y'u Rwanda ibe maso ibanze igenzura icyo kintu kuko ngiye nkunda u Rwanda n'abanyarwanda atumira umushumba wa Tanzania waza musengere ntituzi n'itorero asengeramo aza yaraye Bukavu imisi ibiri kwande kwa Mukwege cyane Mukwege ideology afite uyu munsi wa none arimo arashaka kwiyamamaza ko perezida wa Kongo kandi azamukiye mu idini ibyo banze byumve neza ubanze ubyumve baraje baramusengera barongera barataha mu Rwanda hari abaza abashumba bamurambika ibiganza n'ubwa mbere nabonye kuva itora de pere ryabaho aho umuntu ajya gusengerwa agashaka umushumba hanze yari kumutumira nk'umutumirwa birashoboka uje kumufasha mu gikorwa cyo gusengerwa ariko ntiyari kumutumira nk'umuntu uje kumurambikaho ibiganza kandi mu Rwanda dufite abashumba benshi bafite inararibonye mu itorero ariko musengera se kandi atabashaka ashaka kubaca none nyine ndi kukubaza kubera iki yirukana abanyarwanda agashaka abanyamahanga icyo nacyo mu gitekereze neza leta y'u Rwanda turabona bihatse nta kindi bihatse ni ukwangisha abanyarwanda leta y'u Rwanda icyo ngicyo kiragaragara ni ikintu kigaragara cyane hari abo twaganiye bavuga yuko impamvu yabiteye ari gushaka imbaraga za Illuminati kugira ngo zimugumishe ku buyobozi bwa TPR ibyo bintu babivuga iki icyo ndakivuga karindwi nicyo nashatse kukomozaho cyane Illuminati abatinganyi kuba baraje bakazamura idarapo ku ruhimbi kandi agaceceka birabyavuga ngo yarabwiye ngo nimuceceka ngo mwongere muyabiki nta uri kumbyemera ngewe wowe gutse ufite umwana nge ndabivuga mfite agahinda kenshi wowe ufite urugo umuntu akaza kugusura utumiye umushitsi azanye uburozi rukonagiye kubaha abana bawe wamubwira ngo bika ahubwo je ndatumira umuryango wose nabo kwa data wacu nabo kwa mama wongera ugira iki ubaganirize ntitumwirukana akagenda ariko we yarabacumbikiye bararara mu gitondo afata korale Shalom bajyana muri hoteli abazungu nibo bayikodesheje kuko ntabwo ari Shalom yayikodesheje consommation na dépenses zose zahabereye nibo bazitanze ubanze utekereza iki kibazo nurangiza umbwire ngo ikintu ari gushaka ni iki kindi kumbi nge ntabwo byo nembi hari umuntu twaganiye ejo bundi korale Shalom yarayikoze igiterane avuga ko Imana yambwiye ngo korale Shalom nisenga amasengesho y'iminsi 3 ko we Izayi ariyo yatanzeho igitambo nabyo byanashoboka ngo bari abantu baje babahaye igitambo kuri Shalom byanashoboka niyo mpamvu navuze ngo uyu mugabo leta nibe maso irebe ibintu kintu cyinshi nyuma y'ibintu Mukwege niwe mujyana we mukuru ndabizi amakuru turayafite cyane tugomba kuba Bibiliya iravuga ngo mukumira icyaha kitara nako none ni umuco nyarwanda gukumira icyaha kitaraba leta itekereze irebe kuri iki kintu asengewe n'umunyamahanga arayaraje kwa Mukwege aranyumva neza Mukwege uri kumva ari kubiyogoza hakurya hano kandi azamukiye mu idini undi nawe ari kuzana abatinganyi bivuze ngo Aziya Amerika Uburayi biramufite gutya nurangize ejo mu gitondo imbaraga namara kuzigwiza ashobora kuza kuri ikintu nawe kitari cyiza nko Mukwege arimo gikora hakurya ahangaha impamvu ya mbere ndayisobanura reba Museveni ntiyanze abatinganye reba Hemerike mugeze iri kumureba neza nabo bamuciye ese nabo bamuciye Museveni yanze abatinganye reba aho mugejeje ariko biragoye aho umupastor muzima witwa ko hagarariye itorero
yemerera abatinganyi bakaza twabaye ibivume twajyaga tuvuga ngo nta torero nka ADEPR rijya rero ry'umwuka wera ariko uyu munsi utekereza wumva ideology arimo akora bivuze ngo ari gushaka guca intege itorero ahubwo hadomina imbaraga z'iki za eliminati z'abatinganyi icyo kintu mugitekereze neza ejo bundi akora ibara ahamagaye abashumba birukanwa bose abahuriza kuri Dove haruguru ahangaha arabwira ngo mwebwe sanzwe rw'Imana yaracecetse usabwe Imana araceceka namwe mugomba guceceka arabacyurira ndatanga ingero zirahari ba Ruyenzi wowe akarere ka Rubavu bande n'abandi ibaze kwica abantu ukanabashinyagurira ugafata umuntu ukamugeranya na sanzwe rw'Imana wakatiwe n'urukiko gacaca 1994 amajwi turafiyeko amajwi ndayafite hano ndayafite Ruyenzi amubaza ikibazo avuga ati icyo twanze no kuduca agaciro Ruyenzi ati icyo twanze no kudutesha agaciro kandi yarakabatesheje sebera imbere yabo twayoboye ukareba umuntu nk'uri abayoboye ururembo agasebe ukamutesha agaciro nagende yicare hariya hasi umukristo yayoboye uvuge ngo komisiyo na ministeri nimufatire umwanzuro umuntu utari n'umudiyakoni komisiyo na ministeri ngo nibafatire Ruyenzi Ernest cyangwa abandi bashumba bose bayoboye abiturere n'abindembo ngo nibafatire umwanzuro iki kintu kitakereza ucyumve ugitesha agaciro ufata umushumba nk'umutesha agaciro muvandimwe namwe nk'umunyamakuru mumbwire icyo kintu mugitekereze mwumve icyo gihatse bivuze ngo ari gufata imbaraga zabera akazitesha agaciro akazikanda cyane abashumba bariho n'impumye icyatumye nzi uyu munsi nategereje ko nibura ko hari n'umushumba urimo wavuga ko iki kintu narahebye nategereza ko nibura izayo ubwo yasemba bazitanaribeshye nabyo narahebye ndavuga nti ngewe nkunda u Rwanda n'abanyarwanda nkakunda itorero ADEPR niro ryanditse kuva imyaka 11 reka mvuge nge kuri hano kuri wambonye hari abantu bajya bibeshya rero ngo buriya wagiye ku kinyamakuru ateze ko tuzamubona umuntu uvuga ibyo ngibyo ninjije itereye aho ngaho nza hano kugira ngo isi yose amahanga yose na Amerika nahe bambone bamenye ukuri bamenye ko ndimo mvuga kuko Bibiliya iravuga ngo niba tuvuga ukuri reka tuvuga ukuri kuba muri twebwe ni yego ariko biragoye aho umuntu afata ibaze abatinganye bazamura amadarapo bayazamure ku ruhimbi kuri mimbara bari bameze nk'abari bafite ibintu bari gutongera sinziye ntabwo nibaza ko reka nkubwire ikintu gikomeye cyane barabitongeraga itorero ryarahumanye yego kandi abashumba babire kuko yabahumishije amafaranga no muri minsi ikintu gikomeye bazanakibona no muri minsi zabonye n'umushahara kugira ngo abahume amaso baceceke niwategereza kuvuga ceceke awugire ku mafaranga ariko ubugingo abubure kuvuga ko bavuga ibyo bashaka kuko uyu musore ntabwo ushobora kujya kurogerwa mu rusengero no kwicirwamo kuko ubushize mva hano ntanga ikiganiro nibwo banyandikiye ibaruwa ahangaha ngo nzitebe komite ngengamyitwarire ibaruwa bagombye ko banditse imbere banditse impitagiye ariko mvuye hano umuntu wese uri kuzana ari kuvuga ko ari kurwanya ubuyobozi bwa ADEPR ariko turagira ngo dukure bano bantu mu rujijo cyo ntago turwanya ubuyobozi ahubwo turarwanya imiyoborere mibi n'imikorere yabo mibi nibyo navuze ngo RGB yatuzaniye ubuyobozi budafite indangagaciro za gikristo budafite ubukristo budafite ndi umunyarwanda budafite n'ubumuntu icyo narakivuze ubushize n'igisoro n'umwanya muri cyane rero icyo ndi kuvuga ni iki ngiki leta y'u Rwanda nibe maso irebe iki kintu niba nta kindi kibyihishe inyuma guta umuntu azana umuntu ngo kwa mukwege akararibu kabo niyo nshuti y'amagara kuko tuye hakurya y'uwo baraturanye kandi nukurikirana uzasanga mukwege nkuko navuze mbivuga uyu munsi wari gushaka kwiyamamaza Toreka rero dugushyishyano namara kugwiza izo mbaraga za eliminate Amerika Iburayi na Aziya nawe ubundi ati nanjye dutanga kandidatire abakozi cyasa ni ababyemere mu Rwanda twemera demokarasi mu Rwanda ariko icyo gihe aya macakura ari kuzana mu Nyarwanda nayo zazana mu gihugu ari kuzana mu itora ADEPR nayo yazazana mu gihugu igihugu kigasubira hahandi cyavuze murifuza murasaba iki leta muri no minsi leta y'u Rwanda irakabyara ni umubyeyi wacu w'abanyarwanda ni umubyeyi wacu watureze twese uru Rwanda rwa Kanyarwanda ndasaba umubyeyi w'abanyarwanda twese perezida wa Repubulika y'u Rwanda udacurwa kibera niho ndakuvuga cyane araga yakoresheje ahuza abanyarwanda bari barahemukiranye niyihangana akoreshemo gake kuko ikintu ni ikibazo cyoroshye cyane nawe uramutse ufite umwuka wera ufite n'ubushizi n'ubunararibonye uwakigwaho gike muri iki ngiki umubyeyi w'abanyarwanda twese perezida wa Repubulika yihangana agahe gato ni iminota ibiri azihangana duhe iminota mike yo gutekereza kuri iki kibazo yicare akemura ikibazo kiri mu gihugu cy'u Rwanda cyane mu itora ADEPR kuko niba ikibazo kizana amacakubiri mu itorero
ni mu banyarwanda. Wibuke ko itora ADEPR rifite 1/4 cy'abaturage, 1/3 cy'abaturage batuye u Rwanda, hafi miliyoni 4 z'abanyarwanda. yego Ni benshi cyane. Ubaza abakozi 3,300 birukanwe, ukabara abana babo n'abagore babo n'iki ni ukuvuga ngo umuntu wenda afite abantu 50 cyangwa 100 bamushamikiyeho. Abo bose bafite iki? Bafite agahinda k'umukozi wawe wirukanwe. Kandi iza yitwaje ngo ni leta yamuhaye ububasha kwangisha abaturage leta. Ayibeshyera rwose. Iki kintu umuntu witwa umuyobozi uwo ari we wese, twanditse impapuro zitandukanye hirya no hino, twandikira inteko nshinga amategeko, twandikira RIB n'iki. Iki kintu buri wese agitekereza ngo nyivuze ejo mu gitondo tuzazisama. Iki kibazo cyitwa ideology y'intekerezo mbi y'ubuyobozi bwa Izayi yatubyariye amazi nk'ibisusa. Ni ikibazo gikomeye cyane. Basa perezida ko yakwinjira mu kibazo akagikemura. Yakwinjira mu kibazo akagikemura. Icya kabiri ndavuga, RGB nayo ni mugira inama iki kibazo gikemura. Ko nayo yamushizeho. Burya umwana ntabwo umubyara ngo utereriyo. Ni mwe hafi. Umutereriyo. Kuko nayo yamushizeho, niba nta nyungu izindi ifite, nta kindi kibyihishe inyuma. Yagombye kumugira inama ikamubwira iti niba ibi byanze vaho cyangwa se ubikosore. Ikibazo ushobora gusanga batazi indangagaciro z'itorero. Kuba batazi indangagaciro z'itorero ariko bagombye kumenya n'urusaku rwo kuvugira mu Rwanda. Uru ntabwo ari urusaku bumva. Ni urusaku bumva. Ibaze aho umuntu atekereza. Aho umuntu atekereza akavuga ngo nzazamuka mufate mu ishingo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Icyo kibazo gitekereza kandi no kuvuga ngo attention uriya nutinyutse kuvuga. Jarashaka bamurinda rero. Uriya nutinyutse kuvuga. Ntabwo rero ndakubwira ukuri. Ntabwo umuntu muri hepfo hari umuntu umwe hano hepfo irasirazuba bitagwiste. Ntabwo ashobora gutekereza ikibazo wenyine azi neza n'abahungu babaharugura hanga kuri Dove. Abafite abandi bantu bazazamukana. Kugeza bavuze ngo leta ntiyaguregereza, imagine vous. Umuntu umushumba avuga burya kandi ntabwo bivuga kubera we, ahubwo nagahinda kuko ngo inzanye bagiye kwiteza abana banjye bagiye kwandagara. Iki nako ikibazo gikomeye cyane. Noneho rero ibyo biranakire, reka tubyemera toteje abantu, turataka data umwaka umwe birashize, tubara twumva mutari barumviswe, sibyo? Ageze ubwo azana ikizira gikubise ku rusengero rwera. Amatorero yose nagihagurukire. Nagihagurukira ahubwo uretse ngo no kucyamagana nagihagurukire. Kuko uyu mwuka mubi winjire mu itorero twitaga ngo turi itorero ry'umwuka, ukaba waryinjiriyemo ejo mu gitondo ushobora kuzakwira mu yandi madini, icyo twitaga u Rwanda tugasanga kibaye ikindi kintu tutazi. Kandi dufite ubuyobozi, turacyakunda u Rwanda n'abanyarwanda barutuye. Amahame ya Bibiliya kirazira kikaziririza n'ibyo nababwiye ni umuntu tubaha doctrine z'itorero akemera batenganye umugabo kubana n'undi n'amategeko dufite y'u Rwanda ntabyemera. Uyu munsi kuvuga ko usengera muri ADEPR byabaye ikibazo bitewe n'igisebo cyagiye ko mwemeye abatinganye ku mugaragaro mwari itorero ry'umwuka. Iki kibazo cyabayeho nimba cyangwa se iri shyano ryabaye nk'abashumba mu kibereye maso umurimo w'Imana, mu kibereye maso itorero n'indangagaciro, mu gifite indangagaciro z'itorero, murahangana cyo kugira ngo nahangana nacyo gute kugira ngo kigitutu kive ku itorero ryanyu mwa. Icya mbere na mbere turahumuza abakristo ko bagomba kwizera Imana ko batahamagawe na Izayi. Bakorera Imana yabahamagaye, yabavanye mu byaha ikabazana mu buturo bwera. Kuko twifashije ijambo ry'Imana ryanditswe muri Ezekiyeli, Imana imubwira ngo Ezekiyeli we fata icyuma gicyaye nkwereke, kemura umusatsi wawe, ufate kimwe cya gatatu cyawe ugikatire hehe mu murwa hagati, uwundi ujugunye mu muyaga, awujugunya muragenda, undi awutemagura mu rwa hagati. Iramubwira ngo fata ikindi kimwe cya gatatu cyawe uwukenyere. Iramubwira ngo uko niko hari ubwoko bwanjye nkenyeye ngendana nabwo igihe cyose. Uranyumva neza? Icyo njya kivugira iki? Yesu yaravuze ngo izatamaye mu kuboko narazifashe kandi nta kizazivanamo. Abantu bose nibasubira ku rufatiro begera Imana cyane, abahamagawe nta kibarebyeho, batazanwe n'imiryango yabo, nta ndamu zabazanye mu itorero, begera Imana cyane basenge, Imana izabarengera, izabana nabo, bamarane cyane ko amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo, bamarane cyane ko amaraso Yesu yamennye ku musaraba abikimenyetso cyo kwera kuri bo.
ku ijambo ry'Imana Timoteyo 2:19 haravuga ngo abanjye ndabazi bafite ikimenyetso cy'amaraso namennye ku musaraba. Hakavuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze rwanditswe ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Niko hano havuga. Ab'Imana irabazi rero abo ngabo bubatse ku rufatiro niba bafite cya kimenyetso cy'amaraso Yesu yamennye ku musaraba. Bakorera Imana ntabwo bafite cyane. Hari umuntu turugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, hari umuntu wavuze ngo ko umurimo w'Imana mwaretse Imana ikabarwanirira ikabarwana nk'uko yabahamagaye. Uyu muntu wamusubiza ngo iki? Oya, ngo arabeshya cyane. Bibiliya ivuga ngo nabahaye ubwenge ariko nimubabura nzabareka. Yesu ari mu isi atuma abigishwa arababwira ngo mbatumye nk'intama hagati y'amasega aryana ariko mugira ubwenge nk'inzoka. Sika yababwiye buryo inzoka igutanze kukubona ntushobora kongera kuyibona ukundi iriruka. Yego. Ntabwo rero waceceka ngo urebere ikibi. Nibyo leta y'u Rwanda ivuga ngo mutangire amakuru ku gihe. Mukumira icyaha kitaraba. Ntabwo ushobora kumbwira ko uyu munsi wa none ibintu birabuzoye amaso ngo Imana izarwana. None nibigomba kurwana yagushyiriye iki? Ntabwo wasumye ibitambyere. Era abana be ntibononye ibitamba barebera. Byagenze batera. Ntabwo bose bapfire kimwe. Ufuna na Finance ntibapfiriye rimwe. Ni nayo mpamvu ibingibi tubivuga kugira ngo leta y'u Rwanda irebe iki kibazo gikomeye cyane kitazasubiza u Rwanda aho rwavuye ahantu habi cyane. Kuko niba ufata amaboko bagira abacakara abandi ukabatoteza kugeza ubwo batoroka igihugu. Ariko njye urasetsa ubushize natanze urugero, reba Godfrey nkunda kumutanga urugero. Ararwanyegeza mu Kinigi ahasiga ukuboko kandi ubwenge ni buzima, aranatekereza no kwiga twariganye umuhanga. Ararangije arwana igihugu ni inyangamugayo avanwemo n'ubumuga. Abashumba bararwanye benshi birukanye abasirikare cyane, yirukana abavugishwa yirukana abateoroje. Umuntu arwana igihugu ni inyangamugayo kirafashwa ari inyangamugayo yasezerewe neza ajya kwiga ararangije bamuhaye ubuyobozi bw'itorero mushimye muhaye itorero urarangije uramwirukanye. Umwirukanye ngo ajye hehe? None uvuze ko leta yaguhaye ububasha kumwangisha igihugu yarwaniye ni ikibazo gikomeye cyane. Reba Godfrey ntafite n'ubuhinga ntiyatwara moto ntiyakubaka yacitse ukuboko. Arimo arwanira igihugu duhana no kujya mu Kinigi. Urarangije ngo leta impaye ububasha bwo kukwirukana. Ajye gusabiriza ajye hehe? Ajye kuba imbogo. Abakristo nibo manzo mve ko Israel kubeshyira leta. Israel kubeshyira leta 100%. Ntabwo yamuhaye ububasha kuko nta leta yakwirukana abaturage. Yego. Atugana ku musozo wacu w'ikiganiro cyacu cy'umunsi, uyu munsi Izayi akwemere ko mubonana n'iki wamubwira? Anyemere ko tubonana. Yego. Namubwira ibintu bibiri. Icyambere namubwira ngo reka kubeshyira leta. Kuko leta ntabwo irwanya abaturage ikunda abaturage. Heko muranyira cyane. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda wafashe igihe cyo gutara impunzi za Uganda akajya kuzana za Kongo akazana za agafata n'abantu bahemukiye abandi akongera akabunga n'abandi. Namubwira ngo reka kubeshyira leta. Arimo arabeshyira leta. Iki ni cyembere namubwira. Icya kabiri namubwira ngo niba uri umukristo wahamagawe n'Imana we gufata abantu bahambwe ngo batesha agaciro, we gufata abashumba bakwimitse. Jambo ry'Imana kuva 22 bavuga ngo kubise se cyangwa ntakabure kwicwa, we gufata abasona abanyoko bakonkeje bakagushyira mu itorero ngo nubangize ubatesha agaciro birukane. Niki namubwira garura abantu ahera. Icya kabiri we kutuzana abanyamahanga. Ntabwo abanyamahanga bakunda Imana kuturusha twebwe abanyarwanda, nta nubwo bayikorera kurusha twebwe abanyarwanda. Ntabwo abanyamerika bahimbaza kurusha abanyarwanda uzabaza. Oya, nta nubwo kujya kuzana uriya mugabo waza kumusengera wa Tanzania ntabwo ari ko asanga kurusha abanyarwanda abashumba b'abanyarwanda. Oya da, ni iki wamusaba? Ahubwo ni izindi mbaraga yishakira zidashingiye ku iterambere ry'itorero ndetse n'igihugu n'indangagaciro za gikristo. Ni iki cyifuzo wamuha? Twatuvuga ibyo wamubwira, ni iki wamusaba noneho? Icyo namusaba nuko niba afite umwuka wera akaba afite indangagaciro za gikristo akagira umuntu n'umunyarwanda, nuko yereka kwangaza imiryango y'abashumba. Yego, cyo ni cyambere. Akayisubiza mu itorero. Icya kabiri, icyambere cyo kivuze cyuko atabeshyira leta. Icya kabiri nuko usaba imbabazi, agasaba itorero imbabazi, agasaba n'abanyarwanda imbabazi, agasaba n'andi madini imbabazi, kubera ko iki kintu yakoze cyambiza itorero ubusa. Ni nko gufata so wakubye ukamwambika ubusa imbere ya rubanda. Itorero riramukamira narangiza yambika ubusa.
aritukisha imbere y'abanyamahanga. Iki kintu yakoze ni kizira imbere y'Imana cyane. Gira message cyangwa se gira ubutumwa ugenera abakristo muri rusange cyangwa se by'umwihariko ariko abakristo mu itorero rya ADPR. Ubutumwa na message naho abakristo mu itorero rya ADPR, icyambere ni ugukunda Imana. Ntabwo mubwira ngo bave mu itorero rya ADPR yada. Itorero ntabwo ryahindutse, hahindutse abantu baririmo cyangwa abayobozi baryo. Ni bakunda itorero rya ADPR, banakunda umurimo w'Imana, ariko banasenge cyane kuko ikizira niba cyarinjiye ahera. Biravuga ngo bene bo abadayimoni nta kindi kibirukana kiretse kwiyiriza ubusa no gusenga. Nibasenge cyane, niyo message natanga. Gira icyo ubwira abantu bari kubona umuntu kuri kamera tuguhereyeho bakumva yuko uri kurwanya Izayi. Oyo abantu, icyo nabwira abantu batwumva, ntabwo turwanya Izayi, turarwanya intekerezo mbi n'ibikorwa bye bibi arimo akorera mu itorero ADPR. Kandi kuko itorero ADPR ntabwo ari umurimo yagabanye ngo ahinge uko ashaka, ahubwo itorero ADPR ni iry'Imana nkuko n'amadini n'amatorero yose ari ay'Imana. Ntagomba gufata itorero ngo afate umurimo w'Imana ngo awugaragure uko yishakiye. Oya, ahubwo niyubaka itorero niba riri mu biganza bye koko Imana yarimushizemo, kuko Imana izarimubaza. Imana izarimubaza. Unyumva rero ntiyumve ko ni kurwanya Izayi ngo mukureho, ntabwo mukura ngo nime, ahubwo ndarwanya ibitekerezo bye bibi n'imigambi ye mibi afite. Kuko niba ntekereza ndatekereza cyane, ndatekereza nkareba cyane, nkareba kure, nkabona hari umugambi mubisha afite mu Banyarwanda. Ariko dushingiye ku marigima yose natanze, dusubiye inyuma gato, nta kantu keza na kamwe yaba ari gukora basi ngavuga ati kuri kino kintu wari wakoze cyiza, komeza ngaho kugira ngo uve mu kibi ukomeze kuri kano kantu keza wari wakoze. Ntacyo nabonye. Niba yarirukanye abantu akaba amacakubiri mu Banyarwanda, kabiri agateranya abaturage na leta avuga ko leta yamuhaye ubushobozi bwo kubirukana, uyu munsi akaba yazanye abatinganyi mu myaka 3 amaze mbwira ikintu cyiza yabakozemo. Ni ikihe wabona wowe? Nta na kimwe. Imyaka 3 umuntu agakora ibizira bingana gutya, ntacyo twashingiraho, ntacyo nashingiraho njyewe, nta na kimwe. Afata abashumba abasuka mu nkiko ngo bajye kurega itorero bayoboye. Ibyo bintu nta kintu na kimwe kizanabona. Leta y'u Rwanda yo ni ikore research, irebe neza n'ibi bintu nta kindi kintu bihatse. Kuko ndabitekereza nkayibona cyane, nkabona hari ikindi kintu ushobora kuzabyara nyuma y'aha ngaha. Tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko tuzasubuka kuko byo ntabwo twabirangiza. Sinzi nimba hari ikindi wakongeraho ubundi ugasenga Imana tukajya ku musozo. Ntacyo nakongeraho, icyo nongeragaho ni kimwe gusa, nuko umubyeyi w'Abanyarwanda twese, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yafata igihe gusa akarengera itorero, akarengera Abanyarwanda. N'ubuyobozi bwite bumufasha kuyobora bukareba ibintu bukabigenzura. Kuko usomye ijambo ry'Imana ryanditswe mu Bakorinto ba 2 igice cya 3 cyangwa umutwe wa 3 umurongo wa 10, igice cya 11 umurongo wa 3 cyangwa se umutwe wa 11 umurongo wa 3, haravuga ngo ariko ndatinya. Niko Paulo yandikiye Abakorinto ngo ariko ndatinya nkuko yanzoka ya kera yoheje Eva uburyarya bwayo, ari nako namwe izaboshya mukareka gutungana no kubonera bya Kristo. Ni nacyo saba rero ngo barebe cyane, niba ntacyo bitwaye sava, ariko niba babona ibyo mvuze bifite ingaruka bakemura ikibazo kitarabyara ikindi. Murakoze cyane. Uwiteka Mana igira neza, turagushimye, ugira neza bugacya bukira, rengera u Rwanda n'Abanyarwanda. Turasenga cyane twinginga kugira ngo abakristo bari mu gihugu cy'u Rwanda mbere na mbere basengera u Rwanda rugira umutekano, kabiri basengera ubuyobozi dufite bw'igihugu cy'u Rwanda, Imana ibaha ubwenge bwinshi cyane. Hanyuma Uwiteka Mana, twebwe twese duhurize ku murongo umwe wo gukunda igihugu cy'u Rwanda no gukunda itorero muri rusange. Urakoze uri Imana igira neza, dufashe twese dushyikire, utuyobore nk'Imana, amahoro yawe ugwire muri twe iminsi yose mu izina rya Yesu. Amen.